turabakiriye mwese abadukurikiye abari impande enye z'isi ahatandukanye ku migabane itandukanye n'abari mu gihugu hagati. Nkuko mubibona turi kumwe n'umushitsi twatangira yakwivuga hanyuma kugira ngo tuze gukomeza. Murakoze cyane. Amazina nitwa Iraguha Espoir aka Mr. Pop. Nkaba ndi umuhanzi w'umunyamurenge ukora injyana ya Rapu. Nangije birahagije. Urakoze cyane. Tutaraza kwinjira mu kiganiro rero turabibutsa tusabye gukora subscribe kugira ngo uzakomeza ubone ibiganiro byacu ndetse n'ibyo tunyuza hano kuri televiziyo yanyu ya Murenge Masisi TV na radio yanyu. Rero tugaruke Mr. Pop. Yep. Umeze neza? Cyane. Ndabona urakeye. Sandi cyane. Cyangwa mbaze nk'abamuvuga batongo umeze neza urakeye. Ndakeye nanjye ndabibona. Urakeye urayibona. Ndabibona umeze neza. Hari akazuba. Kenshi cyane ariko izuba ni ryiza nda. Ni ryiza. Kandi ngo iryo gitondo rigira hafi ya isizi ngo vitamine rigira rigira sante kabisa. Rigira sante. Asante cyane. Rero Mr. Pop uri umuhanzi w'umunyamurenge. Yep. Bimeze bite? Bimeze neza cyane. Yego. Urimo kudutegurira iki hari iki? Ni iki gihari? Imishinga ni nyinshi cyane. Yego. Hari ingoma. Yego. Iyo niyo ntambwe ya mbere abahanzi bakora. Ibindi biza kuza nyuma nyine ingoma zabanje kuja hanze. Zikagira n'icyo zimarira society. Hari iri muri studio se? Twitegereze. Nyinshi hubwo. Nyinshi. Dutegereze imizigo. Tegereze imizigo nyinshi cyane. Nyinshi pe. Yego. Hari ingoma mfite maybe mu amezi abiri izo yasohotse. Yego. Ni ingoma ivuganira iwacu. Ndabizi ko arizo audience nyinshi kunda. Yego. Iyo ngoma kabisa iri hafi gusohoka. Ako kantu ni keza cyane. Ariko tugaruke Mr. Pop ni muntu ki kugira ngo wenda bakuzi urumva ntacyo bakeneye kongera kumenya ariko se batakuzi ni muntu ki ukora iki uri umuhanzi gusa cyangwa se uri muntu ki mu magambo ahinnye cyane dukomeza. Mr. Pop ni umuhungu w'umuhanzi. Yego. Mu njyana ya Rapu ariko ukora n'izindi business ku ruhande. Yego. Zitari ngombwa ko zivugira hano kuri kamera. Yego. Ati ni umuhungu w'umunyamurenge w'umuhanzi ukora injyana ya Rapu. Yep. Siko bimeze? Iko bitamenyerewe cyane aho ngaho ko numva ufite umwihariko wawe kandi abantu batamenyereye. Rapu ni injyana tutamenyereye cyane iwacu cyangwa se bene wacu. Wowe wabitekereje ute byaje gute? Okay, ndibaza ko atari nje wa mbere watangiye Rapu. Nasanze iriho ariko ndi mu wa mbere nanjye bayitangije. Gusa sinzi ko impano nta gitekerezwa. Impano yisangamo tu. Yego. Impano yisangamo nanjye navyisanzemo nkuko nyine muri kumbona ntago nabitekereje ngo reka muraperi. Yego. Nisanze ndi muraperi. Donc kurapa style cyangwa nk'injyana nayo ibi impano cyangwa impano yaba ari nka muzika muri rusange. Okay, ndibaza ko kurapa nabyo ari impano kuko ntabwo njye umbwiye ngo mpogoze ntabwo ushobora guhuguza. Okay. Sinzi kuririmba pe. Yego. Sinshobora no kwandika indirimbo zijanye no guhogoza. Yego. Ikintu ushobora kwandika nyine Rapu byonyine. Ubwo urumva okay impano ni muzika muri rusange ariko ukagira n'indi specialist yawe nyine urimo tu. Yego. Urakoze cyane Mr. Pop. Hanyuma kugira ngo ubijyemo uko bishobora kuba byaragusabye imbaraga nyinshi cyane ko abo twegeranye abadukikije abo tubana niki urumva dusanzwe tuzi cyane ibyo guhogoza. Reka tubyite gutyo kuko niko rumigwa hafi niyo nani terume yo hafi tubona twakwifashisha. Nize challenges wahuye nazo mu guhitamo cyangwa mu kwisanga muri Rapu. Challenge za mbere ni society navukiyemo. Yego.
iyo no challenge ya mbere iba muri rap kuko ahantu twavukiye ntago wemera ko rap ari injyana ishobora kugira igeze umuntu ndetse na society barabirwanya nyine ariko kuba tuzi ibyo nyine ko challenge nyine arizo zituma umuntu atera imbere twagwanye nabyo nubwo byenda turagira dushaka ariko ndizera ko bizacamo kandi izo challenge zageraho zirangira babure ko ari ikintu kizima twaharaniraga ikindi mu bijyanye na challenge hari igihe umuntu yari umuraperi bitewe n'umuco n'imiterere yacu dushaka gutekereza ko umuntu wenda adakijwe kubera ko ari umuraperi ese wowe urabivuga hiki hari aho bihuriye cyangwa hari aho bitandukaniye ntaho bihuriye kuko gukizwa n'uko umuntu ku giti cye gukizwa ndibaza ko gukizwa ari uko umuntu abyumva gukizwa icyo ari cyo rero buri wese afite uko adetermina gukizwa icyo ari cyo njyewe determination yanjye gukizwa ntabwo umuraperi ashobora kuba hari abadakijwe barahari pe ariko sicyo bivuze ntabwo bivuze ko umuraperi agomba kuba adakijijwe hari umuraperi ukijijwe hari n'udakijijwe same nuko hari abantu baririmba gospel bakijijwe n'abadakijijwe kandi barahari benshi barahari benshi kandi tunahazi arabahari kweli baririmba gospel udakijijwe kuririmba ni impano man ni ya mpano kandi karagarutse nawe umuraperi ariko ntabwo bijanye no gukizwa ariko still niko kundi navuze ngo birajana na determination yawe kugukizwa niba wumva ko kuririmba gospel ariko gukizwa ubwo nyine urakijwe mu buryo bwawe ariko ntabwo nje uko mbibona ntabwo kuririmba gospel ariko gukizwa wowe icyo wita gukizwa niki cyo gukizwa n'ubusabane bwawe n'Imana yawe tu amen wabwirije batwitsaho bwa ubusabane bwawe n'Imana yawe niko gukizwa kwawe yego all right hanyuma muri industry showbiz muri media hariki kubijanye na field yawe cyangwa se umurimo wawe ukora w'ubuhanzi bimeze biti muri industry uvuye iriya hirya muri iyo industry bimeze biti yagazite yani yari ubukene ubukene bw'abantu n'ubwo ubukene turagira ni faranga sobanura hari ubukene bw'abantu okay reka nabyo birimo n'amafaranga nyine kuko ubukene cyane buri muri industry supporters abuhanzi buriya ubuhanzi ni ikintu kigari kiba gisaba ibintu byinshi ugomba kuba ufite promoter ugomba kuba ufite supporter bandi n'abantu bakwa advisinga ugomba kuba ufite manager rero muri industry turimo nta muhanzi ndibaza ko nta muhanzi n'umwe ufite ibyo bintu byose nta muhanzi n'umwe ufite nakimwe muri ibyo icyo dufite ni impano ariko ntabwo dufite ibyo bintu byo ku ruhande yego nuko wagukifasha se niko babivuga wagukifasha muri industry kwirwanaho mu bintu byose kandi dufite abantu benshi bashobora kubikora ariko ndibaza ko badaha agaciro ibyo dukora dufite abantu benshi bashobora kubikora pe utekereza ko impamvu batabiha agaciro ari iki nuko bidafite agaciro ubwabyo cyangwa agaciro biragafite ariko nuko batabyumva bafite icyo bahaye nyine agaciro kindi kitari ibyo ngibyo okay nta nubwo babiha n'umwanya wo kubitegera byenda ngo bumve ikibirimo kugira ngo bamenye niba wowe biha agaciro cyangwa niba batabiha okay hanyuma rero utekereza ko ari iyihe mpamvu mu by'ukuri kuko iyo niba yaragenda iba imbogamizi igenda igaruka still ukabona ntituzumva wenda ushaka kuba wenda mubifatira umwanya wawe ati ibyo ari byose kibitera ni iki utekereza ko igishobora kuba kibitera n'iki kutumva iyi industry murimo cyangwa rap muri rusange mindset yanyu iri foreman okay ntago mvuze mindset ya audience iri for twasetinze mind ukuntu gutandukanye nuko byakagombye kumera mindset yacu ndi twumva ko ikintu kitari gospel nta kintu kimaze mu buzima bw'abanyamurenge yego kandi hari ibintu byinshi bindi biri out of gospel icyo bimaze nuvuga ngo iyo tutari muri gospel tuba turi muki tuba turi muri sekira harya tuzite gutyo reka tubyita sekira ariko sekira twisangamo ubuzima busanzwe n'ubundi ni nkaho uriya bazavuga ngo n'ubundi umwuka wera aba mu mubiri urumva sekira nayo ifite atuye mu mubiri rubago gospel se tuvuge ko ituye muri sekira cyangwa aba gospel n'ubundi turi no mu buzima busanzwe kandi ushobora kurimba n'ubuzima busanzwe inama
n'ibijyanye n'amahoro n'ubumwe n'iki ubwo ni ubuzima bwa buri munsi ngira ngo nicyo nakubwiye ngo ntago muha umwanya wo gutegera ibyo turirimba yego mubinegirije nyine mutarabyumva tu yego ariko njewe nkuramo wenda nshobora kubaza bitegeye ndikubwire rega abadukurikiye ntabwo ari ariko n'abadukurikiye ndizera ko wenda biri kugenda bihinduka kuko na mbere njye numvaga ariko nyine hari nka mbere n'abandi wenda bameze nkanje hari umwanya batabihaga runaka aragaciro batabihaga ariko icyo mvuga hari igihe cyageze uko natangiye gutegera rap yani nege numva harimo message kimwe nuko nategeraga natangiye wenda nageze igihe ntangira gutegera reggae nta ndirimbo za Lucky Dube wumva zakubaka kandi zigakomeza society suko nico kibazo nyine gihari muri industry yacu ikibazo suko ikibazo nuko munegirije mutazi tu nuko banegirije batazi ntago uyu mwanya ngo bitegere byibuza babyanga ariko babitegereye yego kibazo nyine nuko binegirije bataranayine nurangiza kubitegera uvuga ati ahangaha ni nonsense nta kintu kirimo cyangwa ati kumbe harimo ubutumwa kandi bushobora gufasha society bushobora gufasha urubyiruko bushobora gufasha ndetse n'abakuze yes kuko buriya impano sinibaza ko impano yoza mu muntu nyine tu ari yo kwangiriza society impano ni kuzamo nyine zaba ari ikintu impano ni ikintu kizima tu ntabwo impano yo kuzamo ari yo kwangiriza abandi bantu impano kuri mu nyine hari ikintu zafasha society tu baba abantu benshi cyangwa bakeya ariko ababyumva nyine neza izagira icyo bafasha ubushize nabonye ingoma wari urimo muri All Star siko bimeze uba muri iriya timu iyo bavuga All Star bavuze iki kuba atabyumva cyangwa kuba dukurikiye All Star n'abahanzi bihujije bakora ingoma ariko ntabwo ari timu timu n'abantu bahora bakorana ariko All Star twahuriye kuri iriya ngoma birashoboka ko tuzonongera guhura n'ubundi mbere ntabwo twari tuziranye tu twahuriye muri iriya ngoma icyo nico All Star ariko ntabwo ari timu none se kuko n'ubundi mudakorana ariko mukaba mwarahisemo gukora iriya ngoma muri kumwe mwese abahanzi cyangwa se abasitari bose wewe baba All Star urumva na abasitari bose ngira ngo ugenekereje ni nguko nico bishatse kuvuga mu muziki buriya abantu bafite impano imwe bagira gushigikirana iriya ngoma in short iriya ngoma ntabwo yari yanje ifite nyirayo ariko yaratwiyambaje tuja kumushigikira urumva twagiye gushigikira igihangano c'undi muntu ni cyande irangoma ni ya Galas niwe wayanditse muraza gusa mugabana verses cyangwa se buri muntu agenda yandika agace kiwe aba yaranditse nta nkunga tumuhaye nkunga nyine nuko kwandika kwacu urumva yanditse buri munsi yanditse verse tu hanyuma rero wowe nka verse yawe wavuze kuki twari dufite topic twari twahawe na nyiri ngoma urumva niyo twagiye tugenderaho twese nanjye navuze nyine kuri iyo topic twabari baduhaye Galas azwi nka superstar mu Banyamurenge bishaka kuvuga ko namwe kubatekereza hari icyo bivuze namwe ntimworoshe ino bandi tworoshye siko bimeze ariko ntabwo tworoshye bari abantu bahambaye batoroshe ni ukuvuga ngo wowe iyo topic yari iki nubwo topic cyane ari umusaza bitaga Gisaro nanjye sinari muzi cyane yego wapfuye niyo twari turi kuvugaho cyane no kuba proud yo ku Munyamurenge nyine to iyo niyo topic twari turi kuvuga urumva ni Gisaro no kuba proud yo y'Umunyamurenge agace kawe waba wibuka aho waririmbye wenda ukadukubitiramo ukaba nk'uduha kapela ho gato muri la verse wenda uraza kuduha no mu zindi ndirimbo zawe kugira ngo n'abantu barusheho kuzimenya bamenye ko ari na wewe kabisa wanyawe ko wenda ashaka kuba atari undi muntu wenda byibuka tukira aho ngaho uduhe nk'nandi gwe kurapa gato uduhe iyo message ubutumwa watanze muri la ndirimbo verse yanjye yaragenda ngo tuwo nisanze Murenge dahakurira hampa n'ubwenge Gisara hazana ubwigenge yahatanze ibya Mirenge mbere yaho twari nk'imvange tubisigasire bibacange abo banzi muze tubakange tubakuriye iwacu bahunge tumuheshe ishema hatuje Galas Osta turaje ndumva ahubwo
ko numva ari wowe wari uyoboye hariya kuko iyo message yo bose baza ngo buri wese agenda bagira icyo abivuzeho. Hanyuma rero indirimbo zawe ufite kugeza ubu ni zingahe? Ubu mfite indirimbo 3. Izo ni zanjye zitarimo collab n'abandi bantu. Yeah. Kafite n'indirimbo ya kane mfite gusohora kuko nabivuze tugitangira. Yeah. Ukwezi gutanza abo nayisohoye tu. Ukwezi gutaha tuyitegereze. Yeah. Indirimbo hanze kabisa ukwezi gutaha. Hanyuma channel yitwa gutegura twibutse n'abantu baze no gusubscribinga kugira ngo bagushigikire. Channel yitwa Mr. P _ O_P. Mr. Pop. Yani Mr. Pop. Yeah. Aha. Ubwo rero bari abandi basanzwe bakorera hano kuba ngo bagenzi bawe bari aba star bamwe basanzwe bakora ku giti cye undi ku giti ciwe. Yeah, ndibaza ko nta uri muri groupe wari uri muri jango mato. Bari abose n'abahanzi babikorana ku giti cyabo. Yego. Mwagiye mu bikora se kenshi guhura ko bigaragaza bitanga ubundi butumwa nabwo bw'ubumwe. Niba hari aho muririmba ubumwe akaba hari aho muvuga gushigikirana cyangwa se mwifuza ko abantu twagira umuco gushigikirana, mwebwe byabahereyeho mukabikora inshuro nyinshi kugira ngo tubigireho twige uwo muco twigira ku bahanzi bacu. Ndibaza ko intambwe ya mbere twarayiteye twaratangiye. Ubwo rero ikizakurikiraho nacyo muzakibona nkuko mwabonye kiriya cyambere. Yego. Iyo niyo gahunda nyine twaratangiye, intambwe ya mbere twarayiteye ubwo tuzakomerezaho tubikore gutyo. Yani bishoboka. Yego. Aho indirimbo zawe zivuga kuki ziriya zindi? Indirimbo ndibaza ko indirimbo maze gusohora zose ubu ngubu hari n'ivuga about life, iyo ni n'igiswahili, akaba n'indi ivuga ku bwoko, n'indi ya Miss Mlenge nakoze cyage cya Miss Mlenge y'ubushize. Ariko iyo next izaba nayo iri kuvugira ubwoko tu. Ubwoko. Numva wibanze ku bwoko. Ubwoko message irimo ubwoko gute? Azin like washatse harimo iki aho ngaho? In short ni ugushaka justice. Yeah. Kubera iwacu. Kubera ubwicanyi n'ibibazo ducamo tumaze imyaka turi gucamo. Waduhaye akapera ko numva ahubwo yaho wagisohoreze izire akapera gusa kuko numva ari sawa cyane. Iyo ndirimbo ndayikoranye n'umuhungu bita Menda Boy, n'umuhanzi nawe ukomeye muri industry abanshi baramuzi. Yego. Urumva ni washizemo chorus verse zari zanjye. Yego. Kandi sino muririmbira ibyiwe n'umuhanzi. Oya yigiste yawe gusa. Ndaririmba verse yanjye nawe n'icyongereza. Wacyumva ubwo nyine. Abatacyumva tugire gute? Abatacyumva musobanuze. Dusobanurira ko ntacyo baza rimwe ko. Verse nawe yagendaga ngo DRC my country, blood of my people, we get killed every day, we worry about every day. No peace even one day. No peace even one day. Our mothers cries ever. We don't know where our help we just to come from. We are fighting without uniforms. We die every day. Where is human rights? Yeah. Harimo ubutumwa. Harimo ubutumwa ku babyumvishije. Wabyumvishije se neretse utumva icyongereza. Nabyumvishije. Naje kucumva. Kubera genda bizi. Naje kucumva. Ungane cyane nzakwigisha byinshi. Yego. Hanyuma iya Miss Murenge yoyo nukuvuga ngo iziri hanze ubu ngubu zarizo 3 waruvuze. Zarizo 3. Izindi turategereje. Ariko nazo reka mbibutse ko channel yanjye nakoreshaga mbere narayibuze ubwizo ngoma ndi kuvuga ziri kuri channel nabuze. Yego. Channel nshasha mfite iyo ngiyo nababwiye nta kintu ndashiraho. Nta kintu kiraje. Iyo ngoma iri kuza next niyo ngoma ya mbere nzobashizo nyine. Turasaba abantu rero ngo baze kugushigikira. Mr. Pop aho ngaho muze gusubscribinga kugira ngo byibuze urumva ni kibazo wagize. Ni navyita accident nyine. Ni kibazo. Uratanga ubuhe butumwa ku rubyiruko no muri rusange? Urubyiruko ndibaza ko cyane urubyiruko rwacu ndabona nje ruhagaze neza pe. Urubyiruko rwacu rufite mindset nzima kuri ubu ngubu, ariko ahubwo ikibazo cyabaye abantu b'imbere yacu. Yego. Abantu b'imbere yacu nibo babaye ikibazo cyane kuko urubyiruko ubu ngubu rusobanukiye byinshi nibi dukora
abenshi badushikira n'urubyiruko ya n'umutuzi ugiye ureba mutuzi abantu basanga n'urubyiruko nta bantu bakuru bakora pe kandi atari kuba bakuze byenda ngo byo kuba batakishoboye gukora rero urubyiruko nirukomereza aho rugume rukore ya kandi rwibande nyine mu kuvuganira iwacu kuko ibibazo dufite turabisangiye twese kandi justice nitwe twenyine izavamo nta bandi bantu dufite bo kuza kudushakira justice nitwe twenyine tu yego Mr Pop hanyuma iyo umuntu akora umurimo wose hari imbogamizi agomba guhura nazo kandi noneho by'umwihariko wowe nk'iyi njyana ya rapu mu kinyamurenge idasanzwe imenyerewe by'umwihariko bitari rusange ni izihe mbogamizi zibiri zitatu cyangwa ushobora kuvuga mu buryo wenda butari burebure cyane wahuye nazo cyangwa ugenda uhura nazo mu buhanzi bwawe mu njyana uririmba cyangwa ukora imbogamizi muri industry yacu rero imbogamizi ya mbere nakubwiye ni society yacu iyo niyo mbogamizi ya mbere gute iyo uvuze ngo society umuntu yakwibaza ati avuze society hanyuma society yacu ntago yumva ibyo dukora nyuma yo kutabyumva ikabipfobya yego kandi buriya ari umugani bazavuga ngo ikosa uzokorera umusirikare mu buzima no kumwita umunyabwoba iyo wisumuye umusirikare umunyabwoba nyine umurangije pe umwe ko ntacyo azogeraho izo yaba arimo zose rero kwita umuhanzi nawe ukafata igihangano cyo ukagifobya ubu usubije kariyeri inyuma pe iyo niyo mbogamizi ya mbere ni ugufobya ibyo dukora tukabiha agaciro kujyana bivuze imbere imbogamizi ya kabiri ni ubushobozi bwo muri Kenya ndango life muri Kenya murayizi mwese life muri Kenya ibigoye pe ibigoye kandi hano bene wacu ntago barabyumva nyine ngo tubishikikiranemo twese tugira aho tugera kandi umuhanzi wenyine rukumbi nta kintu ashobora kwifasha ngo agere kure nta supporters afite inyuma urumva ubushobozi nabwo bujyanye n'amafaranga burimo yego na promoters usohora ingoma ukayipromotingira nabo uyitumiye byenda bakeya warizeye ko bayireba ntibagira icyo bakora kubera nyine kutumva urumva in short byose bikuye mu kutumva ibyo dukora kumva ibintu kutumva ibyo urimo cyangwa murimo hanyuma muri bagenzi bawe nk'abantu wenda muri bamwe batangiye mbere yanyu mugenda mwigiraho reka mbyite gutyo ibintu bibiri ushobora kuba wigira kuri Galasi ni nk'ibiki Galasi Galasi simuzi cyane muzi buke pe ariko ibihangano bye nibyo akora wenda ndabizi yego ikintu navuga ningira kuri Galasi mu bijyanye n'ubuzima busanzwe Galasi ni hardwork arakora cyane umukozi arakora cyane kandi nta kigitege cyo nicyo kintu mwemeraho cyo nicyo kintu uvuga mwigiraho ni hardwork kandi ntabwo azapfa kugivinga up kuko ashobore kuba ari mu bantu ba mbere batangiye ino industry urumva dufite industry itandukanye dufite abandi bahanzi ba mbere baje mbere ariko bakoraga muri industry nyarwanda ariko industry nyamurenge Galasi ashobora kuba ari witangije yego ndibaza niba ntibeshe niba witangije tu kandi kubageze hano nuko atarashitse intege nyine tu yego bivuze ngo ibyo byonyine ni isomo biduha ku buryo ni isomo rikubwira ngo ntucike intege rero kudacika intege bituma ugera kure byanga bikunze ubutumwa ushobora gutanga ubutumwa ushobora kuduha abatabyumva icyo ubona icyabafasha niki sapoti yagufasha cyangwa yafasha n'abagenzi banyu muri rusange muri industry niki watubwira niki wasaba bene wacu bagira ikibazo cyo kunyurwa n'ibyo bazi ntibashaka kumenya byinshi benshi muri bo uvuze gute mugani w'abavuga batumwa rero ikintu nasaba nuko nimumenye n'ibindi mutazi nimumara kubimenya mubone guhitamo kubishigikira se cyangwa kutabishigikira bene wacu bafite ikibazo cyo kunyurwa n'ibyo bazi tu kandi ndibaza ko mu bantu jewe nzi bene wacu bari mu bantu bazi ibintu bikeya tukanyurwa na bike dufite kandi nabyo kandi ikosa dufite si ukumenya bikeya ahubwo ikosa dufite ni ukunyurwa nabyo n'ibyo bikeya tuzi nk'ibiki se kubyo wita kunyurwa wowe ni ikitunyura ni ikubona bisobanura kuko urasa nk'uzimiza aho ngaho sinzi ko wenda bahita bumva icyo ushatse kuvugaho nshatse kuvuga ko ndibaza dutangira twavugaga ukuntu
zino njyana dukora zitamenyerewe zitanashigikiwe muri industry yacu kandi kuba zitashigikiwe ni ukuba zitazwi ni uko bataziha umwanya wo kuzimenya nyine tu ubwo ibyo bari bazi imbere y'uko ziza birabahagije ntabwo bashaka kumenya bino bindi bishasha byaje si uvuga ngo kumenya cyangwa kutamenya bashaka kuvuga ngo tuzige ni gute ushobora tuzumve tuzikurikire dusanga nta kirimo tuzigaye tuzireke ntitunabashigikire dusanga hari kirimo tubashigikire nicyo gituma abantu bagera kure mane ari urebye abazungu ari umuhanzi witwa Justin Bieber ndibaza ko abantu benshi bazi muziki baramuzi Justin Bieber yatangiye kuri coding ingoma nta nubwo yatangiye nanjye icyo gihe muzi niyo ngoma muzimo afite imyaka 10 ariko bishoboka ko yanatangiye imbere yabwo ariko icyo nicyo muziho nanje bitewe nuko yashigikiwe n'ababyeyi be naho ubu ngubu twebwe umwana wacu ababyeyi bacu ntago biteye kumenya talent umwana afite nihaguruka ugende wige iyo primaire uyirangize wige secondaire uje muri protect nta kindi kintu ugomba kumenya mugishishwa n'abazungu bo bibanda cyane kuri talent man kurusha uko tujya gushakisha ubuse umuntu wiga geography zo gufasha mu buzima man nta kintu gufasha mu buzima ufite talent yawe noneho wajyamiye wish nabonye ntacyo yadufashije twese mu geography twarayize sivyo se rero abantu bibanda nyine mu gushaka kumenya byinshi tu niba bamenya byinshi bizagira icyo bibafasha cyane ko kantu nongeraho cyane ko ari ubuhanzi ikibazo si rap ni ukuvuga ngo n'ubuhanzi kandi abahanzi ndatekereza kugeza ubu hari abantu batari ku mubare ku kigero kinini cyane batangiye kuzumva aho dutangiye kubona ibyo bakora ibikorwa byabo n'indirimbo zabo tuzitegera tuzumva rero na rap rero same tuzitegere tuzumve kandi tudishigikire kuko zirimo ubutumwa ndabwita ubutumwa bwiza se nuvuga ngo cyangwa cya gospel nibwo tuvuga ngo ubutumwa bwiza bwa Kristo ubu simbita ubutumwa bwiza reka tuvuge ngo rap ni ubutumwa bwiza butari mu mwuka byenze butari ubwa Kristo butari mu mwuka ariko ni ubutumwa bwiza nabwo yego turagana ku musozo rero tugana ku musozo wagira icyo ubwira abantu wenda kubashimira cyangwa se ikindi kikuri ku mutima ushobora kubabwira hanyuma dusoze ikiganiro cyacu reka nshimire byenda ndashimira abashigikira ntabwo twibanze kuri rap cyane ariko njyewe buriya navuga ku muziki industry muri rusange sekira muri rusange ntabwo ari rap cyane kuko na sekira sangwe ntabwo yishigikira rero ka dushimira abantu babyumva bakanabishigikira barahari pe bakeya dusaba n'abandi kuma kubikora mufata umwanya wanyu mutegere ibyo dukora mwe kubinegirije mutaramenya ibyo dukora ibyo ari byo ndubaza ko nubwo butumwa notanga to ikindi nongeraho nuko bagomba kushigikira wenda urumva ikibazo cya channel yatakaye ubwo rero birasaba niba ntibeshe ndagira ngo tugiye gutangira ubushasha ngira ngo rero birasaba imbaraga birasaba abantu kandi imbaraga n'abantu rero turabibasabye munakoze abadukurikiye turabashimiye mukomeze mudukurikire nkuko musanzwe mudushigikira turabashimiye mu by'ukuri mukande subscribe ku batarabikora ubushize wumvishe twabibasabye twongeye kubasaba utarakanda ikande kuko ntaco bitwaye nta nico bisaba cyane murakoze cyane kubabikoze abatabikoze nabo naho utaha murakoze rero umuhanzi wakoze kwitaba ciao murakoze cyane Imana igumugisha